hanyuma amakuru arimo aravugwa tutizeye neza nuko mu minsi y'igisambo ni ibintu bigenda binugwanugwa mu bakinnyi mu minsi y'igisambo season ya 2 hirya no hino biteganyijwe ko umwe mu bakinnyi b'abanyarwanda w'umunyarwandakazi ariko baba star umwe mu bakinnyi ba filime nyarwanda akaba umunyarwandakazi w'umustar benshi bamenye muri filime zitandukanye by'umwihariko muri filime y'uruhererekane bise Intare y'Ingore. Uwo mumama yitwa Antoinette naniwe bise Intare y'Ingore uwamahoro Antoinette biravugwa ko agiye gukina muri filime bwa mbere na mbere y'Irusizi. Biravugwa igiye gukinirwa Irusizi nanjye ndabyumva kabisa ahubwo bibaye igiye gukinirwa Irusizi izakinirwa Irusizi ikinwe n'abanyarusizi azaturuka ngo i Kigali ngo mumujyane muri amwe mu mahoteli ameze neza mu karere ka Rusizi mu mucumbikire ameze neza urumva amedita script bamuhaye yitegura ngo muhure kuri set ya season ya 2. Ibyo bintu bivugwa nibyo cyangwa nibiho umutonyereje amakuru ariko wowe tubwira nka siyo nukuvuga ngo wowe uri hano kugira ngo ubwe abanyarwanda ati ibyo bintu bivugwa njewe nka siyo wa Maneri Entertainment rwose mbisize amavuta cyangwa mbikuyeho nibihuha tubweze ukuri mbega muri make ndabashimiye nanone abakurikira iminsi y'igisambo abakurikira Maneri Entertainment ibitambo amafilmu vidutambo ducishaho yo season iminsi y'igisambo mwakonza muri benshi turabashimiye cyane wenda muraza kumva nijwi rye abarizi n'abatari mu kazi reka n'abatari mu kazi aranyitaba yasanga yagiye muri shop. Halo? Salo. Oui. Muraho neza mubye wacu. Muraho cyane umwaka muheri. Kuri twese. Yego. Amakuru iminsira. Turashimye Imana. Noheri yagenze neza. Yagenze neza. Mane habwa ikibahiro. Ntago tuborogoye? Oya. Okay. Gahunda irakomeje. Gahunda dufitanye irakomeje. Ubundi? Gahunda dufitanye irakomeje. Gahunda nta kibazo irakomeje. Banga after banga. Guys! Ati njyewe nta kibazo reka ku itariki 3 tuvugane ati kandi ikindi gahunda irakomeje nk'ibisanzwe. Gahunda irakina mu minsi y'igisambo. Ladies and gentlemen, murakoze cyane. My name is director Dennis Creator. Mu Kinyarwanda muri kumwe n'umutoza umuyobozi wa filime Dennis Creator. Murakoze cyane nkuko mubibona ntabwo nigiye nyine ndi kumwe n'abagabo ndetse na mushiki wacu nimba ari umugore cyane nimba ari umukobwa araza kubibwira. Niyo mpamvu nyuma yuko mbibwiye nsabye ko nabagenzi banjye batangiye babibwira kwanza. Murakoze cyane amazina ni Nkotanyi Murangwa Patrick. Nkotanyi murakoze cyane nanone turi kumwe n'undi nawe hano ibumoso bwanjye nawe yatwibwira amazina ye. Murakoze. Njye Twanige na Patrick. Abakomeje nshimira abantu badukurikirana. Murakoze cyane. Patrick arimo arashimira cyane abantu badukurikirana hano kuri Maneri Entertainment. Nanone ku ruhande rw'iburyo ndi kumwe na mushiki wanjye nawe akibwira abanyarwanda. murakoze cyane amazina ni Mico Myiza ari Mico Myiza Aline. Mwese reka mbashimire nkuko nabibabwiye rero ni Dennis Creator turi hano mu kiganiro kugira ngo tubabwire gahunda tubateganyirije hano muri Maneri Entertainment. Mbere na mbere dufite ibintu byinshi cyane twabahaye uyu mwaka murabona ko turimo turasoza umwaka
wa 2020 dushoje umwaka wa 2024 twinjira mu mwaka wa 2025 hari ibikorwa byinshi cyane tubateganyirije ndetse hari n'ibyo tubashimira ko mwadufashije kugera aho tugeze. Mbere na mbere ndabashimira mwebwe abanyarwanda, aba diaspora, abanyamahanga aho muri hose ku isi, mwebwe mwafashe umwanya wanyu mukakurikirana filime zacu twakoze hano kuri Maneri Entertainment. Nukuri ni iby'agaciro kubagira ndetse kandi byaradushimishije cyane kuko mwatwese ko muri abantu bingenzi tubafite. Bano mu bakinnyi turi kumwe hari abagaragaye muri filime Iminsi y'Igisambo, mwakunze muri benshi cyane kabisa mu gihe kingana n'amezi 2 ashize tuyikora, mwarayikunze ndetse byagaragaye koko mwari mufite inyota y'ibihangano byacu. Puzzle cyangwa se Nkotanyi, reka tuhere kuri Nkotanyi. Nkotanyi ugaragara muri filime Iminsi y'Igisambo. Yego. Niyo nifuje ko duheraho. Dufite n'izindi twakoze amashot movie n'iki, ariko reka tuanze tuganire ku Minsi y'Igisambo. Ugaragara muri filime Iminsi y'Igisambo. Yego yego. Gukina muri filime Iminsi y'Igisambo kuri wowe bisobanuye iki? Murakoze cyane. Ureba abanyarwanda nibyo koko aba bagabo muri kubona ndetse n'umushiki wacu ni bamwe mu ba members cyangwa se muri team Maneri Entertainment. Hanyuma rero reka mumfashe nk'abanyarwanda mukunda Maneri Entertainment, twakire nimba mwita CEO, nimba mwita General Wat, nimba ari General Manager, nimba ari inde, gusa akaba n'umudop wacu mwiza cyane ariwe bita Maneri. Maneri tugwaye ikaze ndetse tugufitiye no mwanya hanga kabisa. Ngira ngo murabibona nyine ko ni ibintu byiza cyane kuba turi kumwe. Hari abantu batari bamuzi, hari abantu bari bamuzi ariko n'abatamuzi rwose tubabwira ati uyu ni we Maneri tubabwira cyangwa se mwumva mu dukorana nawe. Maneri, mbere na mbere nagira ngo nkwakire nka CEO wa company Maneri Entertainment, hanyuma udufashe duhite mbere na mbere ko dukomeza ibikorwa byose tubanze twifuriza abanyarwanda muri rusange umwaka mushya muhire. Ndagushimiye cyane rero kubasha kunyakira director. Namwe ndabasuhuje. Bishyo wanjye salamu yiriye neza neza. Meze neza. Okay. So reka mfata umwanya rero nshimire abantu turi kumwe hano aha. Hari n'abandi batabashije kugira hano ariko bazaza bitewe nuko twagiye tubitegura. Ariko muri kano kanya turi hano mu rwego rwo kugira ngo dushime mu mpera z'uyu mwaka. Uyu mwaka kano kazuba kari kurenga bora nakanyuma Dennis ngire mbibona. Nakazuba harya na sunset. Kano Kinyarwanda ni kibe. Aha, kibere nka sha. Ngotanyi warase. Iyi ni kibere inka. Iri ni byo bita kibere inka. Izuba rya kibere inka ni kakazuba kaba karenga. Ko mu kagoroba nyine. Mu kagoroba. Mu ndimi zacu tukita ngo sunset. Okay. Zandimi z'abadiopi. Naga sunset. Kakazuba kaba kagenda karenga. Munyemere rero tuzamura ibirahure byacu. Duhane cheers ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange tubabwira ati umwaka mushya muhire. Cheers. Aho muri mwese mwumve ko rwose turi kumwe namwe uyu mwaka tugiye gutangira tubabwira ati umwaka mushya muhire. Maneri rero ngarutse inyuma ho gakeya. Muri Maneri Entertainment dufite ibikorwa twakoze byinshi bitandukanye twahaye abanyarwanda kandi koko batwetse ko babishimye. Mbere na mbere reka nshimire abanyarwanda muri rusange. Abanyarwanda muri rusange bakurikira ibihangano byacu. Nshimire abantu bose bumva Ikinyarwanda aho baherereye bakurikira ibihangano byacu koko urabona ibihangano dukora mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Bishatse kuvuga ko abakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda cyangwa abacyumva bose birashoboka ko bashobora kuba babyumva ndetse n'abandi bashobora kuba wenda baba babyumva bakoresheje ubundi buryo
nanone nabo turabasuhuje. Hanyuma rero wowe wafashe umwanya wawe ugakora subscribe ukadushyigikira ndetse ugahitamo kugikurikirana ibihangano byacu, ni ukuri Imana iguha umugisha kandi wumve ko tugusabiye pe. Ndetse nanone wowe wamaze gukora subscribe ugakomeza kujya ureba ibihangano byacu umunsi ku wundi, uduha morale, utubwira ngo uduha comment zatubwira ati turashoboye, utubwira ngo dukomerezaho. Mu by'ukuri mwumve ko nanone turabashimiye pe, turabashimiye tubikuye ku mutima. Uyu mwaka navuga ko ni umwaka wagize iminsi ingana n'indi pe, n'indi myaka yose. Umwaka ufite iminsi 356 ningahe? Hagati 355 cyangwa 56 sibyo? 66 65 ni manene kuca batubwire muri comment. Oya tubwire mpana muri comment tubwire umwaka ugira iminsi ingahe? Sinajya kure y'ibyo uvuze. 336 nimba yuko ibyo yavuze nanjye sinjya kure yaje. aravuze ngo ni 6 cyane ingahe? Umwaka ugira iminsi ingahe? 356 urumva nine nawe dependinga biterwa. No kuvuga ngo uyu mwaka ibaze iyo minsi yose turi kuri projet yo gukora amafilime. Tubyuka mu gitondo tukandika, tugashaka abakinnyi, tugashaka abantu bakora amafilime cyangwa se ababikurikirana barabizi ukuntu babirushya pe, tugashaka aho gukorera, tugashaka ibikoresho tugomba gukoresha. Maneri mbere na mbere ko nkomeza ndabyibutse, mumfashe dushimire Musanze Shop. Musanze Shop tumunywere Musanze Shop tumunywere Musanze Shop ju ubwo impamvu mpereye kuri Musanze Shop, murareba niba ugiye kujya imbere ya kamera hari ukuntu bugomba kubusa kamera, hari ukuntu bugomba kubusa rwose. Muri Musanze Shop baratwambika tukaba dusa neza, abanyarwanda bakabikunda pe, bigatuma nyine ibikorwa byacu tugiye gukora byoroha kugira ngo tubigereho uko projet twayipanze. Ikindi mumfashe nshimire abantu bose baduha location zo gukoreramo. Maneri yego, fasha ushimire abo bantu bose, ubavuga amazina yabo, baduhaye ama location, abo wibuka ndetse n'abo utibuka, muri rusange bose turaza kubihuriza hamwe tubashimire. Abadufasha ni benshi, naho turi baradufasha. Yes. Muri Progress Hotel by'umwihariko, ariko reka mpere umugabo witwa Mutebe. Ni umuntu Papa Leila, ni umuntu mwiza cyane, aradufasha cyane. Dusimbukire ku muntu witwa Sokuru. Kwa Sokuru. Sokuru tamusuje cyane. Sokuru wanjye namusuje, aduha location zo gukoreramo rwose. Minsi abantu batanye n'iminsi y'igisambo kwa Billionaire mu rugo rwe. Naho kwa Mutebe, abantu Mutebe iwe ahantu mujya mu minsi y'igisambo ari kwa Mama Christian aho bimukiye ubungubu. Gwera kuri episode ya 11 kuzamura aho bimukiye nyuma gutezwa cya Munara. Aho ngaho niho kwa Mutebe. Hanyuma gatugaruke ku ahantu bita kwa Mama Jeremy. Mama Jeremy, Mama Honorine. Aho ngaho bose turamushimiye. Ni kwa Shadia mu rugo. Urwo kwa Shadia naho ngaho turabashimiye. Nukuri warakoze pe, warakoze. Umubyeyi w'Imana igihugu umugisha. Kandi tukwifuza umwaka mushya muhire. Nukuri abanyarwanda bumve kuri umuntu mwiza pe. Abanyarwanda bumve ko aba bantu rwose ni abantu beza, ni abantu usanga ukababwira igitekerezo cyawe, bakagutega amatwi, bakagufasha uko bashoboye, ariko byibuze ukabona ko wafashijwe. Nukuri turabashimiye pe. Hari na Papa Kenya. Emmanuel ya restaurant ku musigiti wa Kamembe, hano ku musigiti. Afite rwose afite restaurant nziza. Anateka neza cyane buriya. Cyane. Banyi ntandi narantare hariya buriya. Ahandi kabisa. Kwa Pakeni rwose nabo ni abantu dushimira cyane. Turabashima, Imana igumye kongera imigisha. Ni benshi. Ni benshi, ariko twibagiye icyatubyaye, igihugu cyatubyaye kidubwo uburenganzira n'ubwo bushobozi. Aho ngaho rwose
nimba harya hari umuntu ujya utera isara atambaye ingofero yambara ingofero cyangwa ayikuramo urayikura ubwo umuntu ari mutesa ari umusivile se umusivile ku musivile se ntibayitera muri rusange dushimiye abanyarwanda bose tubifuriza umwaka mushya muhire. Ubu turi muri 2024 umwaka uri kubara amasegonda ukugenda loadinga countdown kugenda downing imanuka hasi hasigaye udusaha duke mu kanya kabisa siga dusaha duke kugira umwaka wifunge. Niyo mpamvu natwe twaje tuvuga ati reka tuze hano tubashimire ko muraba agaciro gakomeye cyane. Twashimye twibagirwa ba bantu bakoze subscribe nabavuze ariko nabahereho nibyo narindiho ko narimvuze ngo reka tubanze dushimire abantu baduha location ndetse dushimire hotel bita Rusizi Progress ni ahantu mubona turi gukorera muri no jardin ni ahantu turi gukora ikiganiro rwose niho hantu dukorera amanama yacu iyo tugiye gukora casting niho hantu dukorera ndetse nabo muri Rusizi Progress turabashimiye kandi tubasabiye imigisha myinshi ku Mana. Nibyo koko abanyarwanda nabo turabashimira bakoze subscribe badukurikirana badusharingira bagatanga nyine ibihanga byacu kugira ngo bigende bigera hirya no hino bakongera bakagaruka bagashiramo comment bakatubwira ibyo guhindura ibyo bashima bakatwereka ko koko ibyo twakoze babibonye ndetse bafashe n'umwanya bakabyumva. Imana ibahe imigisha myinshi cyane. No kuvuga ngo rero nanone sinabura gushimira team Maneri yose aho muri mwese mwumve ko nkangi Dennis Creator turabakunda turabubaha cyane murabagaciro director wanyu ubatesha umutwe kuri set giti hafi aho ariko nta mutima mubi rwose bumve ko mbakunda cyane ndetse gukorana namwe ni ibintu by'ingenzi pe biranshimisha rwose kugira team nkamwe. Nanone tumaze gushimira abo bantu bose mureke noneho tubagezeho nimba mbyita imigabo n'imigambi gahunda dufite muri uyu mwaka tugiye gutangira 2025 ni gahunda nziza ariko Dennis tutaratangira gahunda turagira ngo bano bakinnyi abantu bakeneye kumva umwuka wabo bakeneye kumva umwuka wabo mu gihe kimubwire nyine abantu bakunda abantu bakurikira bareze filime nyine ni mwe bareba nje na Delta ntago batubona bashaka no kuzongera kutubona kera turi gusoza umwaka ngiye nk'iki noneho uburyo numva ko twari bikoramo nyine nibyo navugaga tugiye kubabwira imigambi tubafitiye ariko mbere yuko tuvuga twebwe nk'abatekinisiye niko navuga reka tubanze twumve wenda mu bakinnyi reka noneho mperi iburyo bwanjye ladies first uyu narini mumuzi nka arya ninde ni Fanny mumuzi nka Fanny mu minsi y'igisambo Arine cyangwa se Fanny mu minsi y'igisambo muri sinema nyarwanda cyangwa se kuba wakina mu minsi y'igisambo ubyumva ute ubifata ute ese niki uba wumva ushaka gutanga cyane byakumariye iki ubundi bikumariye iki kubikina mu minsi y'igisambo hari icyo bimaze hari icyo bigufasha mu buzima busanzwe uri abanyarwanda uzamura ijwi ryawe ubabwire rwose bumve ko ari wowe bataza kumvuga ngo ati Maneri buriya twatuntu tw'utumanyeri wasanga hateretsemo ijwi ry'undi muntu murakoze ngiye mu minsi y'igisambo wenda icyo navuga yamariye cyangwa yamfashije wenda nabyita nk'impano ikomeye kuko muri ngiye ntabwo nabyumvagamo cyane ariko nahuye n'abamfasha kubyumva nanjye ubwanjye mbasha kubyumva mbasha no kujya imbere ya kamera washa gushirika intuza uravuga mu bintu nyine byari bitunguranye nanjye ntakekaga ko ikumariye iki ndashaka kumenya ngo ikumariye iki ubona ari ikintu nyine ubona ari mu buzima ubona ikintu nyine umva nimba ufata umwanya wawe ukaza ugakina filime n'iki byandi byose byinshi bigo mwaka kunyuma utubwire iki kumariye hanyuma ugire n'icyo ubwira abantu bakitinya by'umwihariko nk'igitsina gore
bakitinya gukina filime bumva ko gukina filime ari ibintu nyine ibintu nk'ibyo gira icyo ubwira abanyarwanda. wenda icyo navuga imariye nkanjye uyikina cyangwa watangiye kuyikina bateganya ati ejo cyangwa ejo bundi mfite aho nagera wenda nkiteza imbere cyangwa ateza n'umuryango wanjye imbere bitewe naho nabangize cyane intego mfite. Your talent is your business. Wenda ariko cyane cyane nibutsa ko n'abantu bayireba babona izo interineti wenda zo kuyireba batakagombye kwitinya, si ibyanjye si n'ibyawe turi kumwe ahubwo ni ibya buri wese nyine yabikina bigakunda. None se Aline kankubaza minsi y'igisambo wenda uretse kuba uyikinamo icyo nishatse kuvuga yari kumariye mu bijyanye si wenda ibijyanye n'amafaranga nayo araboneka ahubwo se ku bijyanye no mu buzima busanzwe inama nyine harahigukura hari nayo kugeza hari inama cyangwa iragushuka hari inama nyine ari nk'akantu kuramo kuvuga ati akantu karanyubatse cyangwa kanyubaka wenda tutagiye kure mu bintu nyine byo kubaka cyangwa byo kugira aho tuva naho tugera birimo ko nimba dukinye role ya mbere wenda harimo ubuhemu icyo gihe uratekereza ati koko bwa buhemu bubaho cyangwa bwabayeho bigatuma nawe wenda ushobora kwiga kubana n'abandi mu mahoro cyangwa mu mutekano udahemuka. Nibyo ngibyo nuko n'ibindi byinshi ntabasha kuvuga ariko nuko mbyumva. Aline arakubwira ati buriya filime muri rusange ni ibintu ushobora kuba wakora uwe yitinyutse ukabikora bikagutunga ndetse nanone akakubwira ngo iyo urimo urakina ni igihangano ushobora kuba gishobora kuba cyagufasha kuva ahantu hamwe ukagera ahandi. Reka nanone twumve ku rundi ruhande twumve Puzzle cyangwa se Patrick. Dufite ba Patrick babiri ariko nizamvuga Puzzle ntabwo mbavuze Nkotanyi sibyo nkota. Yego niko bimeze. Ngo ni nkota. Puzzle. Yo. Gukina filime muri rusange gukina filime ubona hari icyo bimaze? Murakoze. Njye n'ubusanzwe gukina filime ndabikunda cyane. Ndetse nanabashimira bwira abanyarwanda rwose ubashimira. Nanabashimira hamwe ubuyobozi bwacu bamwe nampaye rwo gukina filime rwose mvuko mbashimiye. Mwarakoze cyane. Mwarakoze. Ariko sitwe twagwa amahirwe ahubwo ubushake bwawe nibwo buguhereje uwo mwanya wo kuba wakina n'ubushobozi bwawe. Kuva mbere hose nafite ubushake n'ubushobozi ariko wenda nkabura mbigaragariza ntangiye mbashimira kuba wenda mwarampaye mu rwego rwo kubigaragaza. Bongeye gukina filime ibintu nkunda ndetse rimwe na rimwe nkaba bikuramo n'inyigisho zigiye zitandukanye. Cyane mu minsi y'igisambo buriya ngiye nari kurikiranye cyane ko wenda mu minsi imbere muzanambonamo hari ibintu byinshi nagiye mbonamo ngomba kwigiramo kudahemuka kudatendeka cyane rwose ari umusore udatendeka iyo bigeze kuri ba Patrick na Diane ariko baneri nta mukinnyi dufite witwa Diane ra ari witwa Divine oya Diane nge ndashaka oya oya ndi gushaka mu buzima busanzwe witwa Diane kuko uzarebe Patrick na Diane sinzi kuntu bijye njyewe numva ari rwo badutera ariko siko biri ariko la majorité sinzi ba Patrick wenda amwe gatusha bose katubivuga gutyo yego neza n'iki ariko ajyanga mbabwire ngo filime rwose nyarwanda ndazikunda cyane kandi banyarwanda kaza mudukurikirana komeje mbashimira bifuza n'umwaka mushya muhire. Abifurije umwaka mushya muhire kabisa. Ya Pazati iminsi y'igisambo ni filime yakurikiranye kandi nziza cyane. Amaze kuyikurikirana asanga ni filime nyine ifite ubutumwa imuha bushobora kuba bwamukura ahantu hamwe bukamugeza ahandi cyane rwose. Nibyo koko n'ubundi mu kwandika iyo urimo urandika
uba uvuga ati byibuze umuntu uzareba iyi nkuru cyangwa se uzayumva byibuze bizagira icyo bimusigira mu mutwe wiwe cyangwa se mu buzima bwe bwa buri munsi so ati buzagira icyo bimwigisha bizagira amakuru bimuha amenya ati burya n'ibi bintu bibaho ndetse n'ibindi bitandukanye. Nanone turi kumwe na Nkotanyi cyangwa se Pazo nawe ni Patrick ba Patrick umunsi niwo twifuje kuganira nabo. umunsi ni Patrick. Reka twumve Nkotanyi we icyo abivugaho sinema nyarwanda by'umwihariko filime iminsi y'igisambo kuri wowe ni filime isobanuye iki? Ni ubuzima bwawe igufasha iki? Ivuze iki ku buzima bwawe bwa buri munsi? Yes, murakoze. Ku bwanjye ku buzima bwanjye cyangwa se n'imibereho yanjye ya buri munsi, ku bantu banzi neza nanjye ubwanjye ngira ngo abo tuziranye nyuma y'akazi nyine buriya buri muntu aba afite ibintu akunda nyuma y'akazi ka buri munsi dukora. Uba ufite ikindi kintu kigufatira umwanya munini. Hari uko wasoma ibitabo, hari gukora siporo, gym, hari koga, hari gukina filime, hari kumva umuziki, ibintu nk'ibyo. Ngiye rero ni filime niyo nkunda cyangwa se amakuru muri rusange. Ariko ngarutse kuri sinema especially iminsi y'igisambo, ni filime nakunze nkimara kumva igitekerezo cyayo, kureba script yayo, numvira inyigisho kimwe cyo, icya kabiri numva irimo n'umusaruro nyuma yo gusangamo za nyigisho, kuko ushobora kubona inyigisho ntizigira icyo zikumarira, kandi inyigisho zose tubona ntabwo ariko zigira icyo zitumarira. Ibyigishwa byose ntabwo ariko ibyigishwa byose siko bitugira umumaro. Rero iminsi y'igisambo yo ntitwumve yuko nyine ari cya gisambo tuzi. Ntabwo nk'abantu bize literature ari ukuntu bajya kumva umuhanzi cyangwa se umusizi arashaka kuvuga iyi fanta akivugira urukwavu. Island ntabwo ari island, ni ukuvuga ngo hari icyo bita figurative language. Yes. Za ndimi ukoresha z'imizimizo. Kuzimiza. Kwa kundi mu mizimizo ushobora gukoreshamo ininura. Yego. Nkavuga ngo uri mwiza, nshaka kubwira ngo uri mubi cyane. Suko turi gushimagiza ngo iminsi y'igisambo. Oya. Abantu batwumve neza. Nicyo wenda numva Nkotanyi avugagaho. Yego. None n'igisambo tuvuga kuva iyi filime yatangiye tugeze kuri episode ya 19, season ya mbere irangira kuri episode ya 20. Nta gisambo na kimwe. Tumaze amezi abiri. Nta seni nimwe twiye tubonamo yo kwiba nyine biki n'ibiki. Reka wenda ahantu abaye professor Agira agashaka kwiba. Agira gutya agashaka. Yes. Nukango nyine ibi byose nimbara nabwo nti yaragiye kwiba, yaragiye kuroga bita byitwa ko yaragiye gukora mu byo kurya. Urumva nuko nafashe mwishanga nyine mu yandi magambo ntago turi gushaka kuvuga kino gisambo tuzi. Nta n'umuntu urakibona. Ariko nuvuga ngo ngiye kuba for example reka tuvuge nko kwa Billionaire. Kwa Billionaire mugenzi wanjye Aline yabivuzeho. Wabonaga ko ari urugo rudafite icyo rubuze. Sibyo? Buri kintu cyose cyagombaga kuba kiboneka mu rugo, cyagombaga kuba gihari, kandi koko byabaga gihari. Ariko kwa kutanyurwa k'umuntu cyangwa se kwa kutanyurwa kuri muri twebwe abantu, ukabona ko Billionaire hari ibintu afite mu rugo agomba kwinjoyinga, ariko akarenga akajya kubishaka n'ahandi no hands. So ngiye rero mbona yuko wareba no muri comment ukavuga se uyu muntu kuki afite byose mu rugo rwe. Sibyo? Afite senyenge zirinze igipangu, afite kiriho kamera 5, sibyo? Maybe hari n'imbwa nuko tutayibonye, hari imodoka, afite buri kimwe, ariko ajya gushaka ibintu. Yabuze umwana aramufita, yabuze umwana bose barahari, umugore mwiza. Ariko none nge naje kwiga ndavuga buriya
abantu ntago niko turemye ntago tunyurwa nta munoza ntibanyurwa tuba nta munoza mugani wa Tom Close rero ngiye mwambaje isomo mbona nuko dukwiriye kunyurwa na bike dufite none wafite byinshi none ngewe nize ko dukeya mfite ngomba kutuboka ni nkatuba mu mahoro yego murakoze reka ngaruke kuri Maneri igisambo kivugwa muri ino filime iminsi y'igisambo ni iki igisambo gikinwamo gikina muri iriya filime igisambo kigaragaramo hariya n'umuntu warebye filime uyireba wayikurikiranye ntiyakubwira ngo igisambo n'uyu nta n'ikirakekwa ejo urakeka ugasanga si cyo ariko buri muntu wese araho n'igisambo fata urugero fata rero ku muntu umwe biliyoneri si umugabo udafite icyo abuze mu rugo rwe si umugabo ufite imodoka si umugabo ufite buri kimwe hariya ariko siko filime yatangiye ubu ari he ubu ntiwakutira igice cy'icumi ari mu manegeka muri episode ya 19 nabonye bari abagore babiri bamugiye baramutusha guys bamuhaye nyina abagore umugore ugwagara hejuru akagushinga yaranamuhagaze hejuru ngira ngo impamvu ukuntu bose ari bisambo kugira ubu ageze aha ngaha hari ibyo yacamo nuvuga ngo inzu yahagendeye iki ari kwiyiba ubu bwo ari kwiyiba ari kwisora nk'amafaranga akajya guhonga inzu igiye muri cyamunara kubera guhonga abuze akazi kubera guhonga abuze buri kimwe ari kwiyiba kandi afite n'umwana uri ku mashuri ahubwo mumubwire buriya uriya mwana harya ubundi ni umwishyurira reba papa we nyine urumva yatandukanye na nyina kandi urumva ari ku ishuri muri nimba ari kaminuza nimba ari iki simbizi nanjye mfite amatsiko yo kuzamenya ari ku ishuri agiye kwiga mu mahanga urumva nawe ubuzima bwo mu mahanga akenera ibintu byinshi cyane pe ntabwo ari iwabo ntabwo ari igiki ahaba ibyo akoresha byose arabyishyura ubuzima bwose busaba amafaranga none reba ubuzima iwabo bahise bajyamo bisa nkaho uretse ko nyine ni kwa kundi umuntu mukire ntabwo ahuruduka ahita yikubite hasi amanuka gake gake byanavuze ngo umugabo aguye siko amabyaye ndameneka yego ntabwo ari byarangire buriya afite icyizere ko bizagaruka dukomeze gatoya umwana we tuzabireba nyine uko bizagenda hanyuma ubwo tuvuga aho yatangiye n'aho igeze ubu ntabwo tujya kuvuga ibizaza nyine ariko nabyo dushobora kwibaza dushobora kureba tukavuga ati ese bagumye babyibaza dushobora kureba njye nanjye nabyibaza njye nshobora kureba nkavuga ati ese biliyoneri ko mbona ubuzima abayemo uyu munsi bumeze nabi uyu nguyu arakomeza kuba umugabo ese ubugabo bwe burongera bugaruke gute bizaca muri ihe nzira nk'abantu mwe uretse ko bavuga ngo ni ugusenga sinzi imana azasenga niba azajya ku yihe misozi badi ugaruke kuri mama Christian ndajya mvuga mu rugo njye mu rundi nawe ni igisambo mama Christian nawe ni igisambo mama Christian we gutari igisambo ubu nimba yaratangiye koko arengana agera gute nyuma umujinya ukaza kumuganza kugeza aho abwira umugabo we ngo hagati y'amaguru n'iki ntacyo bamareye yaramubyariye umwana akagera hamwirukana mu rugo agatinyuka akamutuka ku karubanda Maneri utarajya kure abagore ntumushima reba imyaka umugabo wagutunze reba imyaka umugabo wagutunze ariko iminsi ngahe umaze ubonye amafaranga 2 cyangwa 3 uhise wumva ukomeye urazamutse ushinze ibere mugari ryari ryaraguye ako sinzi n'abagore mwe director sinzi impamvu ari natari kuvugira abagore ngewe icyo mvuga ikosa rimwe rishobora gutuma ibyiza wankoreye ngewe buriya bita birangira mbese buriya biliyoneri yarabaniye umugore yego ntabwo yaramubaniye yego ntabwo yaramubaniye ariko se tubanze tunarebe nanone ese koko nk'abantu babanye baziranye mu gitana babyaranye umwana wakakwiye gusohora umugabo kuri utazi n'aho agiye ariko reka tuvugishe reka tubaze ari mbwiza ukuri ese koko umugabo azahabwa agaciro azahabwa ijambo ari uko afite amafaranga gusa
ese umugabo mu rugo nyine ikimuranga si amafaranga bose kimwe barangwa n'amafaranga mu rugo nta mafaranga nta buzima noneho mu gihe wowe ufite amafaranga tuzabana icyo gihe nyine wowe ufite amafaranga umugabo atayafite ntabwo birakwiye ko nta jambo azahabwa mu rugo ntabwo azaba ari umugabo kuko nta mafaranga ntabwo azaba ari umugabo kazi kigeza barongo kandi njye umutunze ndamutuze kandi ntabwo byagakwiye kandi njye umutunga mu rugo witwa umugore witwa umugabo njye uzaba umugabo uzajya unamurongora se ibyo nabyo nabikora mirenge n'ubwirwa hari ibyo wakora mirenge n'ubwirwa wabyumvise ngakimara kubona amafaranga atangira kurara imbere bazi ndakubwiye ba Patrick mu byumve ngaho niba utabona amafaranga shenyoko abagore bajya barara hejuru cyane ndi kuyashaka hasi hejuru ngo tujya kuryama ivure inyuma ajya agusurira muri make twavugaga abantu bose mara bose n'ibisambo ntabwo turabona igisambo kimwe kugeza ubu bara bose n'ibisambo bakiri ariko siko bose ari ibisambo hazavamo igisambo kimwe filime yitwa iminsi y'igisambo ntabwo ari iminsi y'ibisambo harimo igisambo kimwe ariko kugeza ubu bose ni ibisambo nose maneri kubera iki tutatekereza ko bavuze iminsi y'igisambo buri muntu wese iyo minsi yamugereyeho umunsi akaba yabaye igisambo n'undi yamugerera akaba igisambo yose ntabwo bashobora kutagerwaho ku munsi umwe reka Aline utubwire mu minsi y'igisambo ukinamo iyerore narabuze urubyaro ukina warabuze urubyaro kubw'uko ubundi reka turebe nagiye gusaba urubyaro urusaba nde abapfumu abapfumu ahubwo mba nagiye gusenga wenda Imana igira uko yabigenza nyine nanjye nzatwite nk'abandi ariko se ubundi abapfumu b'Imana bo ntibabaho abapfumu b'Imana se babaho nose hari abantu babita ngo abahanuzi ushatse kuvuga ko abasenzi ari abapfumu abantu basenga tuvuga si birashatse kuvuga oya nyine abantu bari abantu bagira baguhanurira ati bizagenda gutya na gutya banumva ari abapfumu b'Imana nayo Imana yatumye nibyo nari ndimo twari turimo turaganira turi kureba ese umugabo ni ryari ahabwa agaciro ni na ryari atagahabwa nifuza kukubaza ese umugabo wawe aka kanya ubundi mbere yuko mujya gusenga mwarabanje muri pimisha mureba nimba umugabo wawe nta kibazo afite cyangwa nimba we nta kibazo afite kuko urumva usanze ari ikibazo cy'ubuzima ayo mwasenga yose ntacyo nkwijeje ndabeshye maneri ntacyo nkwijeje wazasenga amafa agakoboka umugabo wawe nta kibazo afite ntacyo nawe nta kibazo ufite aragira gutya ikagira cyangwa ni abikora neza ariko sinzi impamvu ariko niko kundi nyine numva abadeperi babyita ngo ni isaha y'Imana ngo ibitaragera ubwo arahe niyo buri fishi nanjye izanshyika none ikibazo none nashaka kubaza rero nyirizina umugabo wawe uyu munsi naramuka guhaye urubyaro Imana ikabiha umugisha mukabona urubyaro sibyo mukagira gutya none ntabwo ari byo mbifurije bibaho mugakena yarakubyariye ariko wa mwana akubyariye ntabwo ashoboye kuba yamuha bya bindi byose bikenewe amwishyura amashuri amukorere bya bindi byose nyine umwana akeneye akiri mutoya yiga ahantu heza agira ubuzima bwiza amutegurire kubwo nazasoza no kwiga azaba afite nyine ahazaza heza agakena icyo gihe ntabwo azaba akiri umugabo wawe wenda icyo gihe reka tuvuge ati wenda ku mwana wa mbere nuko byagenze ariko bibaye ngombwa ko nyine ako kanya cyane ariko twarabanje gukira muri cya gihe nari ntarasama noneho ikaza kuba ngombwa ko biba muri agakena ubwo ngiye muri mayini yarambwiye ati kano kanya noneho ubwo umwana abaye uyu wenyine kugeza igihe tuzakirira yakanga kubyumva ese si na gahunda ya leta kumunyuza mu biyogori nari umugabo ntigihabwa intebe muri make umugabo wawe aramutse adafite amafaranga wowe ufite amafaranga ufite ubushobozi muri make ntabwo yaruhara n'umugabo ntabwo bibaho nta musarani kuyikorera mu bikini
ntabwo musanya najya kuwuheka N'izina ry'Imana. ntabwo bibaho se kuri Ndahiro. kuri kubivuga undeba kuri ubwo nyine ni wowe Ujya rwose reka ubwo nawe ni dute twumva nkota ese nkota nawe rukunde batajya bacyane afite ikibazo ngo uko ari kubivuga mureba mwakorera muri kamera murapiki n'umugabo ntiyabwa intebe reka ubwo nyine ni Ntabwo wowe reka tubanze turebe nk'uyu munsi uteretana n'umusore niba iki yagukorera kugira wumve ko ari wowe mukunzi wawe wakubera umugabo niba iki byananirwa byatuma wumva ko nyine ataba umugabo wawe bana muri filime mu buzima busanzwe wenda tugiye nk'ibyo mu bintu by'inkundo njyewe uko mbyumva cyangwa wenda njye uko nkunda muri vuga utureba utatubeshya cyangwa ureba ureba ntushaka urebe kamera ntarebe ibwira abanyarwanda nawe nzabibona tugiye mu byo gukunda mu buzima busanzwe nyine urukundo ruri romantike niko nabyita wenda turakundana ntabwo namubuza kujya kwifatira ku kabyera dukundana ari umutipe dukundana kuko nanjye nshobora kuba nyinywa oya ndi kukubaza ni iki yananirwa gukora mu rukundo byatuma wumva ko atakubera umugabo mubwiye ikintu kandi wenda ku isoko dufate ku isoko niho mpera atujyanye ku isoko tubanze tujye hara kwande hadutse imyenda y'ibihumbi 30 kandi kompurite nziza kandi nkunda abantu bose baharaye wajya kwa Musanze ukabona yateretseho utuntu amaminire kareka nabikoze sharati wapi ya myenda irahenze kandi ngo hejuru no hasi 30 wata ikibazo none nshaka kukubaza ese wowe bayiguriye ngiye mufite mu buzima bwawe cyangwa mu ntekerezo zanjye kujya tugira n'inama tafiteho 30 fata kenzi nanjye nshake kenzi tugure ya myenda n'ubufatanye rega no kuzuzanya hari ikintu kimwe namaze kubona ku bakobwa urumva maneri hari ikintu kimwe namaze kubona ku bakobwa ni ukuvuga ngo abakobwa mujya muri dating mukirimo murateretana agahita atangira kuguha inshingano nk'izo ufite urugo icyo kibazo we agahita yumva ko already wamaze kumurongora wamaze kumugira umugore ugiye kujya ufata inshingano ngo nuzinanirwa ngo umugabo ananirwe inshingano rimwe agataha ajya iwawe ukumva ko byanarangiye sheri kisi uha umusore imwe ntabwo ari imugira iki umugabo wawe none tugiye tuyishyuza mwayishyura wase nta byishimo wagize ibyishimo hajyana none ubikora ku bw'agato cyangwa kubwo kuvatirika mbikure mwikureho atari uko ubishaka icyo gihe ntabwo umukunda umuntu ukunda umugira amarangamutima kabiri mu cyumweru cya gatatu icyo gihe ari igihe umubona nyine ukabona nta munsi w'umufitiye ariko kubw'uko abishaka hano ukaba mukunda udashaka no kumubabaza ukabikora ariko wowe bitakurimo bibaho cyane reka wenda ngire icyo mbivugaho njyewe wenda n'abadukurikiye baza kugira nawe wabaye umugabo uragiye ngo y'inkotanyi ashobora kuba asanga ajya yishyuzwa bakamubaza n'ay'inzu atabamo reka dusuhuze abantu bose babaye abagabo imburagihe bakiri abasore yego pe ate inshingano yego nawe iyi nkatwe reka ngire icyo abanyarwanda mbivugaho nkatwe impamvu imwe hari akantu mise nibuka mu kanya ubwo nari ngiye mu mujyi ndi kuza nciye hariya urabona nciye imbere ya banki ndi kuza nkasanga umutipe agiye gutegera umukobwa agiye gutaha amategera akamoto agataxi vatiri yari agiye kumutegera moto akamoto umumotari ataho umukobwa agiye kujya ni 2500 umukobwa aramubwira ati sheri wanjye wikigora ndatega imodoka ni 1000 uri kubyumva umutipe ati kubera ikiri kurinda kwivuna ugenda n'imodoka wagenze na moto aramujyanye nko hirya nko mu mashya aramubwira ati nta mafaranga mfite umutipe aramubwira ati nta mafaranga mfite reka nawe mfite sinya afite cash reka tujye ku cyuma nyabikuza akurayo icyuma ikarita ajya ku cyuma cyiza cyane nkotanyi ahita azana n'ikarita ye njye nshaka kubabwira urumva icyo nshaka kuvuga abajama muri iyi minsi dusigaye twipanga akazi icyo twita kwipanga akazi ukipanga ikintu n'umukobwa atakeka ko wakora ukabura gikoze ejo nagusaba ibirenze wenda tuvuge umunsi nipanze kugutegera moto kuko wenda hari ahantu nakinye deal mbona 30,000 ejo ni nyina deal zigapfa icyumweru kigasha nta deal nimwe iciyemo wa mukobwa akagusaba kumutegera ya moto ukayibura bizagenda gute
azagusuzugura. nose nkota wowe wumva uwo musore nimba muri ako kanya yari afite ubushobozi bwo ko yakora icyo kintu atarakwiye kugikora kubera ko atazagikora buri munsi tugire ubwoba bw'ejo tutarahagera. Ni ukuvuga ngo dukwiriye kujyana n'igihe. Impamvu tugomba kujyana n'igihe, abakobwa nyine afite umwarimu yajyaga atubwira ngo niwiga wishinze umukobwa mwicaranye uzayatamo. Sha abakobwa twicaranye nanasobanuriye segonderi bakaba ubu bari hehe? bamwe barashatse njya kubasura ngaterura ni ukuri mwaranshutse pe Imana ibababariye. Ni ukuvuga ngo rero ngiye nkeka ko bijyanye n'urukundo rw'iyi minsi tuvuye no ku minsi y'igisambo tubyumve neza. Bijyanye n'urukundo rw'iyi minsi ntabwo hagikora amarangamutima, hakora icyo nakita nk'iraha. Bibiliya ibivuga neza ikavuga ko ari ugusayisha. Dusigaye dukunda gusayisha, ukumva ko niba ufite 100 ni wowe na sheri wawe n'abandi nka 2 muragenda mu bikoresho. Turi mu mpera z'umwaka turagenda tubikoresha birangira, nyamara nuza ukinywera ino fanta uri kumwe n'umukunzi wawe 2 mukazirangiza kuko kuri hoteli ukipanga kakazi ugatumiza n'inkoko igashira ugatumiza rikeri nuko mwaje muri hoteli, kandi muri hoteli na ya fanta y'umuntu ufite 10,000 irahari. Waguze iyo fanta uzakomeza kubona, ariko n'umwipanga bya bintu wa mukobwa azagendera kuri iyo level. Ariko nanone reka tubanze turebe, hari ukuntu umukobwa nanone iyo utamweretse ko hari icyo washobora uri umusore atahita ko anyira ahita kubona ko utari umugabo we w'ejo hazaza, kandi ashaka umukonveka bro man biriho. tubimenyere turi abasore dukunda icyubahiro, umusore ahari umugabo ahari akunda icyubahiro, none icyubahiro duhabwa n'abagore rero. ariko uzuko umusore ukajya utangiye gutereta bitse n'amafaranga y'itsinda wagira ikibazo wowe cyangwa umuvandimwe wawe akagira ikibazo cyangwa nyine bakagira ikibazo ntuyakoreho. Mo bebe yavuga ati sheni none se ko umuntu ari kundya wampaye nkagura amata yishyushye nkarako mudashyuka ntayo mfite, wahamagaye director darisinga akugoza bwa ati ntayo mfite, ukajya kuri mama ugasanga wapi, wajya kuri mokashuga wajya bikanga ufite deni rya bingahe vuga atari ko amafaranga y'itsinda mbitse hapunze ayasubiza bazana yankata nimbura yo gusubizaho bazayankata tugiye kugira inshingano nibyo niba ndavuga nyine abakobwa uko bimeze njyewe negeye inyuma kuko mbonye ntabwo ndimo nyine reka nkwereke nyine dukunda ibyubahiro pe, ibyubahiro akenshi bidukoresha n'amakosa. nka bilioneri nyega ko uriya nka bilioneri yashaka kudefanda icyubahiro cye. Abagabo nyine niko tumeze, nimo byumve na abagabo turemanye icyubahiro muri twebwe sibyo cyane. Ariko se nka bilioneri icyo nshaka kuba hari igihe ushaka kurwana ku cyubahiro cyawe ukabura n'ibindi cyase ugaseba. Nge rero nkeka ko buriya nka bilioneri yaza kuvuga ati gutya na gutya umugore ari gutuza. Niyo mpamvu nanjye rero nimba dukundana nzakubwiza ukuri nkubwira ati ninywera mitsingi, iyo nyibuze mbona ninywera Musteri, ariko ninjya kukubwira ngo sheri wanjye gutya na gutya barikenda imanuza ngo za mowete wate ugasanga umukobwa nyine amenyerera ife kumva ko arajya kugufatira shambure muri marina buri uko musotse agomba kurisha ifi muri mariyoti, kandi kurisha ifi nkoko nibyo abantu bafite aho bageze. Twemera abo turi bo bro, ifi jyana agafiriti. Reka turebe noneho Pazo ku ruhande rwawe nawe uri umukinnyi wa sinema, uri umukinnyi w'amafilime, dukina ubuzima busanzwe buri muri sosiyete tubamo. Ntago ndi buze kugenda nkina ubuzima bw'abashinwa ntarigeze mpagera nta nahantu nabibonye. Akenshi ibintu dukina mu by'ukuri ndahamye ndashidikanya ko ntago turenga muri zino zone turimo. Twebwe niba turi gukina iminsi y'igisambo, turi gukina iyi filime turi Rusizi, igitekerezo cya mbere ahantu twagikuye ni abantu b'i Rusizi. Abanyarusizi ni mwebwe mwaduhaye content yo gukora story, ubuzima mwebwe mubayemo, imibereho yanyu, imyitwarire yanyu, abagabo, abagore, urubyiruko muri rusange. Ni mwebwe mwatumye tuvuga ngo kubera iki tutakora filime iri mu buzima nk'ubw'uyu muntu. Nukuvuga ngo ntago twafashe ngo tugere twebwe twibasira umuntu ngo tukine ngo ubuzima tuba muri society.
muri society muri rusange. muri rusange nibwo twebwe twagiye tugaruka tubishira mu ntoza twebwe noneho iyo uri umuhanzi nk'umwanditsi wowe ushobora kureba ikibazo uyu munsi ugahita ukora prediction y'ikintu gishobora kuzabyara kavuga ati nimba uyu muntu ari gukunda ibintu byiraha cyane kandi afite n'izindi nshingano abazwa mu rugo byakanga byakunda resources ahakura amafaranga hohi haracyari nyine hari amafaranga yinjiza wenda ku kwezi nimba ari 300 bitarenga ariko dépense ari kugenda zongera kandi uko zongera nta fund ituruka ku banenga imwe ntabwo ya mafaranga za resources ziri kwiyongera ahubwo dépense ari kuzongera ubwo rero uhita ubona ko byakanga byakunda ni ibintu uhita uvuga ati ahangaha nta analize nyinshi nta statistique nyinshi uyu muntu azarangira nabi ari kuzamuka ari gutumbagira azahita huruduka yikubite hasi nashaka ntibuzameneke sikazameneka ariko azaba yikubise hasi reka twibarize Pazo nk'umukinnyi wa sinema iyo ugiye gukina wenda n'ubuzima runaka hari nka short movie wenda wakinnyemo sibyo umaze kuyikinamo hari ubuzima wari uri gukina wenda bw'abajene sibyo ese wabwira icyo abanyarwanda bumva ko ibyo ugiye gukina barahari bamwe ntago ari bose bumva ko ibyo ugiye gukina ariyo kamere yawe niba tukubwiye ngo wowe Pazo dukinire wasinze bahita bavuga ati buriya Pazo muri busange nk'umukobwa nyine cyangwa se niba tukubwiye ngo Pazo dukinire uri umuhehesi ufite ubwanwa abakobwa bakunda ufite imisatsi myiza umeze neza uri umusore umeze neza tugahita tuvuga ati iyi sene rwose wayifiringa tugahita tuvuga ati waratereta Rine uratereta Divine uratereta inde bose sibyo twagwaye nka 5 nyine n'ubucakura bwinshi cyane ese ba banyarwanda bakubonera muri ya shuri gukina muri script niki wababwira murakoze cyo nababwira cyo twebwe ibyo dukina akenshi na kenshi usanga bihabanye n'ubuzima tubayemo ahabwo dukurikiza societe tubona mu banyarwanda cyangwa se aho turi kabyo dukina cyo nabwira abanyarwanda nuko utazibeshya ku bantu twebwe ibyo dukina akenshi usanga bihabanye n'ubuzima bwacu bwite ubwo nkire ya short movie nakinnye urebye ihabanye n'ubuzima bwanjye bwite wenda icyo nabwira abanyarwanda tuke kwibeshya ku bintu wenda nubona umuntu akinnye ari umuhesi wumve ko umuciro urubanza ngo ni umuhesi nimba akinnye ari umugome wumve ngo ni umugome no utereta umwana kwande wenda n'intereta cyane wumve ngo nibwo buzima mbayemo no habo twebwe ahenda arababibayemo cyane ko dukina dukurikije ibyo tubona muri societe ariko ntabwo ari bwo buzima bwacu bwite kimwe kandi none twibagije ko ari abantu dukina ubuzima bwacu bwite n'ubundi bakubwira ko mu buhanzi ushobora gukina ubuzima bwa nyabwo ushobora no gukina ubuzima twimagine kandi dushobora kugenda tugakora story y'ibintu bitabayeho twangiza tukabikina dubona bishobora kuba byabaho nanone mwese ni ikintu nshaka mwese muri buze kumbwiraho muri rusange ba bantu bumva ko wenda filime nyarwanda nta kintu kiba kirimo ari kinamico mwababwira iki mushingiye ku minsi y'igisambo donc mugira ikintu mubivugaho nyine kigaragaza ko filime nyarwanda ari sinema ari filime ibaciye mu nyine ifatirwa umwanya igategurwa igakinwa ikeditindwa yarangiza igasohoka itandukanye n'ikinamico ese koko iminsi y'igisambo ni ikinamico nkuko bamwe wenda bashobora kubyibwira kuko ushaka nk'urugero ushaka gukina dukora gutya video irasohoka hari abantu yiha bakavuga ati reka ngiye sinareba ibintu ngo byo mu Rwanda ngo wapi ngo filime nyarwanda nta kintu cyakirimo ngo mbona ari amakinamico kandi ngo ngiye sinya ndeba ikinamico ese koko ni ikinamico cyangwa ni filime reka duhere kwa Nkotanyi mwakoze ngiye ikintu navuga cyangwa ikintu nabwira ku muntu ufite imyumvire nk'iyo ngiyo first nuko buriya ikinamico nayo irahari ikinamico nyine ni ikinamico urakina ariko hakazamo n'umuco ugakina imico n'iminsi y'igisambo harimo imico dukina nyine
y'abanyarusizi nk'uko twabivuze abantu b'i Rusizi ibyo twirwamo ibyo dukora iki mibereho ariko nkeka ko nk'uko wari ubivuze iminsi y'igisambo bro wenda nuko CEO nagaruka araza kubikomozaho neza ifite episode zigera muri zingahe mu gihumbi ariko uko ari igihumbi zose zizakina rero wibaze turi kuri 10 na kangahe 19 hari izindi ziri muri machine zitaragera hanze kandi zakinwe ufata uwo mwanya w'izo zakinwe zikeneye kuba edited zikeditingwa zamara ku editing zikaba uploaded ako kose nakazi rero nyekereza ko ahubwo twebwe tureba twagakwiriye kubihereza umwanya tukabihereza agaciro nimba ubona ngewe Nkotanyi ndi gukina ukabona Rina ari gukina ukabona Patrick ari gukina n'abandi umva ko uwo muntu hari ikintu yigoma hari ikintu ashaka kukwereka ugomba kwiga ku byo ari gukina apana ku bindi byose uko ibyo ari gukina bifite ishusho kuri mukuru wawe kuri murumuna wawe ku mugabo wawe cyangwa ku mugore wawe muri comment mujya muyibona ndumva ari cyo navuga icyo mu magambo make nakazi aka nakazi ntago ari ahantu hari hobbies tujya kwishimishiriza murakoze ari wowe byumvute donc filime ni filime kuba kwakina filime mubona ko mu Rwanda bishoboka ko bakina filime nyine ikaba nziza ikarenga mu Rwanda ikagera no hanze wenda ngiye uko mbyumva filime itandukanye niyo nkinamico n'ubundi bavuga ko abanyarwanda benshi nyine bumva ko filime y'Nyarwanda ngo batarebye ngo nimba ngo ari Ethiopia ngo nizo filime ngo zigezweho ngo zijya zikubitana ariko buri urebye cyangwa turebye mu bya hafi tubona ahubwo filime nyarwanda aye nazo ahubwo twakitayeho kureba cyane tukazishyiraho umuhate n'umutima hari niko nabyita tukazireba kuko akenshi usanga arizo zirimo impanuro cyangwa zigaruka ku buzima bw'abanyarwanda zigaruka ku buzima bwacu bw'abanyarwanda bwa buri munsi kandi tuba turimo sizimo ahubwo batabiha agaciro ari nawe aravuga ko kandi kuko ari n'ikintu avuze nicyo no kwanga abantu twatanye tunabikomozaho imico dukina imico ya societe turimo abantu bo muri Ethiopia nibajya gukina babakina ku buzima bwabo abo muri Amerika bakina ubuzima bwabo bwa Amerika abanyarwanda natwe dukina ubuzima bwacu bw'abanyarwanda pazo sinzi nimba hari icyo wabirenza wakongeraho tugana ku yindi ngingo tuganisha no ku musozo nimba filime wowe ubona nyine ko filime nyine abantu batumva ko filime nyarwanda ari ikintu ushobora kuba wakicaraho nawe ukareba kikagira ikintu kikumarira kikagira ubutumwa kiguha wababwira iki icyo nababwira abantu bumva ko filime nyarwanda batayireba cyangwa bayiha umwanya cyangwa mbona arimo kwibeshya kubera ko buriya filime nyarwanda ngewe nkunda kuzikurikirana cyane mu buzima busanzwe ndanazikunda cyane rero ngewe mbona ari nziza kugeza ubwo wenda tugiye tuzireba tukaziteza imbere unabyagera kure buriya tugiye tuziha umwanya tukayisapotinga nta kabuza filime nyarwanda zaryoha kandi zikagera kure nasibaga abanyarwanda ko bareba filime nyarwanda bakazisapotinga aho bishoboka ko nazo zazagira igihe zikagira agaciro gakomeye cyane muri societe nyarwanda murakoze mbo pazo nawe ndagushimiye hanyuma rero twaberekaga ko buriya birashoboka cyane kandi natwe twibwira kuba twarafashe umwanya tukajya muri sinema nyarwanda nuko tuzi ko ari ibintu bishoboka cyane ntabwo ari ikinamico tujya gukina nkuko bamwe babitekereza ntabwo ari ibintu byo gukina nyine bidafite gahunda cyangwa se bidafite icyerekezo nanone rero reka tugana ku musozo tubanze tubabwiye ngo uyu mwaka dutangiye wa 2025 tubafite ibikorwa byinshi kandi byiza ndetse mbabwira ati muzambabarire muzabe muhabaye tubereke ko ibyo twababwiye koko ari byo bintu natwe twabahaye iki kiganiro mu gihe umwaka uzaba urimo urarangira 2025 igihe nk'iki tuzicare
aha hantu twongeye tubabwire ngo nk'uko twabibabwiye, nk'uko natangiye bashimira abantu bakoze subscribe, ibihangano twagiye dukora uburyo mwabishyigikiye, ndetse nzababwira ati namwe muzanyandikiye mumbwira ati koko uko wabitubwiye niko byagenze. Reka nakire CEO, tuvuge turimo turasoza. Iminsi y'Igisambo ni seri, ni filime y'uruhererekane ica kuri Maneri Entertainment, isohoka buri kwa kabiri no kwa gatanu. Ni filime imaze gusohoka season ya mbere, bageze kuri episode ya 19, harabura episode imwe kugira ngo season ya mbere irangire. Muri season ya kabiri hari ibintu byinshi cyane biteganyijwe. Njyewe mpari nk'umwanditsi, nkaba umudirector, ndi kumwe na CEO wihiringa, ugashaka amafaranga, ugashaka ibikoresho, ukavunika, no kuri Imana igiye guhumugisha pe. Abaterankunga bose uravunika cyane pe, rwose tuba tugusabiye umugisha mu bikorwa byawe, mu mbaraga zawe zose ukoresha. Hanyuma amakuru arimo aravugwa tutizeye neza, nuko mu minsi y'Igisambo ni ibintu bigenda binugwanugwa mu bakinnyi. Mu minsi y'Igisambo season ya kabiri hirya no hino biteganyijwe ko umwe mu bakinnyi b'Abanyarwanda w'umunyarwandakazi ariko baba star, umwe mu bakinnyi ba filime nyarwanda akaba umunyarwandakazi w'umustar, benshi bamenye muri filime zitandukanye, by'umwihariko muri filime y'uruhererekane bise Intare y'Ingore. Uwo mumama yitwa Antoinette, na niwe bise Intare y'Ingore, Uwamahoro Antoinette. Biravugwa ko agiye gukina muri filime bwa mbere na mbere y'Irusizi. Biravugwa igiye gukinirwa Irusizi. nanjye ndabyumva kabisa. ahubwo bibaye igiye gukinirwa Irusizi, izakinirwa Irusizi, ikinwe n'Abanyarusizi. Azaturuka ngo i Kigali, ngo mumujyane muri amwe mu mahoteli ameze neza mu karere ka Rusizi, mu mucumbikire ameze neza, urumva amedita script bamuhaye, yitegura ngo muhure kuri set ya season ya kabiri. Ibyo bintu bivugwa nibyo cyangwa nibiho? umutegereje amakuru ariko wowe tubwira nka CEO, ni ukuvuga ngo wowe uri hano kugira ngo ubwire Abanyarwanda ati ibyo bintu bivugwa, njyewe nka CEO wa Maneri Entertainment rwose mbisize amavuta cyangwa mbikuyeho n'ibihuha. Tubweze ukuri mbega muri make. aha ndabashimiye nanone abakurikira iminsi y'Igisambo, abakurikira Maneri Entertainment, ibitambo amafilmu ducishaho iyo season iminsi y'Igisambo mwakonza muri benshi, turabashimiye cyane. Iyi filime umuntu yakora igishoboka cyose kugira ngo ibashe kugenda neza, ibashe kuharyohera. Icyo tugendereye nyirizina ni ukubaha ibintu Abanyarwanda dukeneye, by'umwihariko bari hano mu ntara y'Iburengerazuba. We n'Abanyarwanda muri rusange, Abanyarwanda muri rusange ku by'umwihariko, impamvu zo by'umwihariko hari ubuzima abantu bo mu ntara tomu butandukanye n'ubwo mu murwa, ariko nanone abantu bari mu murwa hari ukuntu bashaka kumenya ubuzima buri mu ntara. Niyo mpamvu ngiye numva byakabaye by'Abanyarwanda bose muri rusange. n'Abanyarwanda bose muri rusange aho bari hose, n'Abarundi, Abanyarwanda, abumva Ikinyarwanda ubundi muri rusange, Abanyarwanda bose in bracket noneho abari hano abari hano. Okay, kuko impamvu mvuze hano nuko igitekerezo twagikuye muri society iyi turimo hano aha arega ni hano mu mujyi wa Kamembe, hano mu mujyi wa Kamembe. nta twakurushoka byose rero kugira ngo bashe kugenda neza, igitekerezo dufite kugira kibashe kukibagezaho neza kandi mu cyumve neza. Ibyo ndabashimiye. Tumaze amezi 2 dutangiye episode ya mbere. Iminsi y'Igisambo irarebwa neza, irakundwa, bimeze neza. Kuya tugeze kuri episode ya 19 ubu ngubu no tugeze. Nayo ikigero kigaragara ko ibintu biri kugenda neza. Season ya mbere ndagira mbatangariza ko tubisoze, turashira ku mufuniko kuri episode ya 20. 20 twabwiye ati episode ya 21 kuzamura. Hey,
harimo impinduka, harimo udushya, nyine murabizi umuntu ko agenda akora agira experience n'iki tugiye noneho kubaha ibintu bya danje mukeneye. Ako Maneri njye ndi kumva utari kumva Maneri njyewe umaze igihe kingana n'iminota nka hafi ng'icumi uri kumbwira ibyo bikorwa ko harabishimye nta muntu. Niyo mpamvu Maneri buretse abantu bakoze subscribe nimba twaratangiye gukora season dufite episode ya mbere dufite abasubscribe barenga 3600 uyu munsi dufite abasubscribe barenga 6000. Abo bantu bagaye ibintu wakoze cyangwa barabishimye urakoze cyane mu mezi abiri ndabashimye. none mbwira ngiye neza umbwire ngo rero n'abanyarwanda bose babimenye season ya kabiri cyangwa se guhera kuri episode ya 21 bitewe n'uburyo mwabiteguye hagomba kujyamo aba bantu cyangwa se aba bantu nyine ubundi no muntu ngiye nyine niwe numvise wenda wasanga ari nabandi niba ari nabandi batubwira nimba ntawe reka kungora kuko ngiye kwihangana byananiye kwifata byanze natubwira kabisa ko arahari asa ku ntego turasa ku ntego ubu mfashe umwambi ndatamitse intego fora ngiye ndafoye fora ubundi uzigiye kurasa umwambi se ubara umuyaga kandi umwambi bite nawe ushaka kurasa kandi buriya narasa ahubwo warasa pe tangiye kubara umuyaga namaze kubara neza. So reka mbabwire nyirizina aho ngaho kw'icyo kintu. Urabona umwaka uri gusoza turatangirana umwaka na season ya kabiri episode ya mbere ku minsi y'igisambo. Nkuko nababwira harimo udushya n'ibiki ariko harimo icyamamare gikomeye cyane muri iki gihugu cyacu ndetse no ku isi hose. Ni umuntu twese twuba hano muri Legend mwiza ufasha abantu mbese n'ibyo akina nyine bigatanga ubutumwa. Tubazaniye umuntu witwa Uwamahoro Antoinette. Simba niko nabwiraga Uwamahoro Antoinette imigisha myinshi sha Maneri uwo bita intare y'ingore muri Maneri Entertainment mu minsi y'igisambo intare oya ntago tuvuga intare y'ingore Uwamahoro Antoinette kwimanuki season ya kabiri arayitangira ndakubwije ukuri ariko ariko se Maneri abantu babyizera ute babyizera ute kuri wenda tutanye bitewe n'ukuntu ari muri Legend hari ukuntu muri Nigeria ngende mu movie zawo nk'umukinnyi n'umukinnyi w'umustar hari ijambo ryavuga ngo igwe mureke tubwire Antoinette ngo igwe sibyo igwe kabiri gatatu igwe ariko si ibintu none ai ibintu ngo tanyadukoresheje igwe ni ibikiza ko nta kintu Nigeria nyine ariko nyine mwumve sibyo bro Kigali uzi Rusizi uje gukina filime bro bigusaba byibuze amasaha 8 wicaye kabisa wibagiye ko dufite Kamembe Airport buretse ndacyari kuvuga ingendo kondo zimeze ubwo n'amaguru ni iminsi ntazi abakurambere barayigiye muri kino kinyejana turimo nta muntu mpamya neza ko yava hano ikamembe akajya i Kigali n'amaguru ashikeyo abyuke mu gitondo ari kuvuga biragoye ariko wumve umuntu azafata ibirometero ntazi magana ave mu murwa mukuru bro umurwa mukuru bamo president bro urabyumva ako kantu ubamo ibyamamare byose by'igihugu avuga ati ngiye gushira itafari kuri sinema nyarwanda iri gukinirwa i Rusizi enyanya ngo n'igihugu nkawe upinga urinde man ako nisikiyogera ko Kamembe Rusizi nimwe mu turere twunganira umujyi wa Kigali ngewe reka mbatemo nimwe mu turere ko ntago ari umujyi wa Kigali nubwo yayunganira inshuro igihumbi ntabwo yahinduka umujyi wa Kigali arumva ko kantu man biracyaza ariko Maneri reka none Maneri twega bitwemeza ngewe reka nshima sibyo ngiye kumuhamagara
kuri telefone live sibyo mu kiganiro mu kiganiro muvugishe ahantu umwe harahiye sibyo se Noneho. mushire impungenge ntago turano ngo kubiyemeraho wenda muraza kumva n'ijwi rye abarizi n'abatari mu kazi reka n'abatari mu kazi aranyitaba yasanga yagiye muri shopu. Halo? salo Oui. muraho neza mubyeyi wacu Muraho cyane umwaka mushya muheri. kuri twese Yego yego. amakuru iminsi ra Turashima Imana. Noheli yagenze neza Yagenze neza. Imana ihabwe icyubahiro ntago tuborogoye Oya. Okay gahunda irakomeje gahunda dufitanye irakomeje Ubundi? Gahunda dufitanye irakomeje Gahunda nta kibazo irakomeje. ubwo ngo muzamanuka wenda ku itariki 5 tariki 6 dutangira akazi nyine nk'ibisanzwe ariko nyuma nza wavuze cyane ahantu uri kuvuga usa naho wongorera ntabwo ndi kubyumva. Ndimo ndavuga ngo gahunda irakomeje muzare ukuntu tuvugana ejo bundi nko ku itariki 3 hanyuma ndebe ukuntu twakoreza wenda transport n'andi wenda kwifashisha bisanzwe hanyuma ku itariki 5 mumanuke. Okay, sawa ntacyo reka ku itariki 3 tuvugane. Sawa nta kibazo murakoze. Sawa. Banga after banga. guys ati njyewe nta kibazo reka ku itariki 3 tuvugane ati kandi ikindi gahunda irakomeje nk'ibisanzwe Gahunda gukina irakomeje mu minsi y'igisambo. muri tayari kubona mu minsi y'igisambo Tembe ngwera. muri tayari reka mbabwize ukuri nk'abantu uyu ni umwaka wa 2025 uyu ni umwaka wa 2025 dutangiye muri sinema ikinirwa i Rusizi bro ngiye impinduka irarangiye impinduka irabaye Mudayimoni ubundi njye sinzi man Mudayimoni arapfuye man Mudayimoni wo gutuma sinema itagaragara hano mu karere ka Rusizi impano za hano zitagaragara ngo zijye ku ruhando mpuzamahanga Dayimoni yapfuye ariko reka mbabwire mureke dushimira abantu nk'aba baba bafite ahantu bageze bro barangiza bakavuga ngo njyewe nimba umwana ari kuzamuka nimba umuntu anyiyambaje hari aho ngeze akambwira ngo byibuze basi mu bushobozi buke mfite kugira ngo ugere aha hantu byibuze basi ndagushakira uburyo ugera ahantu ndi uze untera inkunga untera ingabo mu bitugu uyu ni wo muco w'abanyarwanda man uyu ni wo muco w'abanyarwanda wanabaranze kuva kera umuco utarakika. Director ariko nashaka kongeraho gitoya tugana no ku musozo wenda ngiye ikintu nashaka kuvuga cya mbere ni urugero nshaka kuvuga ku bantu bari muri industry ya cinema cyangwa se entertainment muri rusange kuko ngenzi ko muri Rusizi hari abitwa Kinyaga hari bose usanga bari muri entertainment especially noneho ko bari muri cinema ngira ngo wenda man entertainment yakabaye urugero cyangwa se icyitegererezo cyo kutarekura icyo bisobanuye kutarekura icyo bisobanuye ngo iyo utarekuye ibyo byose hari ikintu cyiza hari abakuru bacu bajyaga bavuga ko kwihangana wenda bamwe muri bo bajyaga bavuga ngo kwihangana undi munota umwe mu gihe byose byanze ukihangana undi munota umwe hari ikindi kintu gishobora guhinduka muri wa munota umwe kuba intare y'ingore agiye kumanuka yitwa Mara Antoinette bro yes hari ababyifuje mbere yacu bararekura batabigezeho ariko kuko barekuye hari n'abandi bakiri inyuma wenda bashaka bo guhamagara wenda n'undi muntu tutazi wenda sibyo ariko ndagira ngo wenda binabe urugero rwiza ku bandi ariko tunatanga message ku batureberera n'abayobozi
yabikomojeho ku bantu dushimira cyane harimo n'inzego nyine zaho dutuye zaho ni dukorera byiza mani ko ntabwo twaturi mu wajyana muhanda kamera ntiwajyana kamera mu mudugudu batabizi reka sibyo cyangwa mu kagari batabizi ariko nabo babibona babone ko ntabwo turi kurekura nimba uyu mwaka urangiye hari icyo dufashe tugatangira uriya mwaka hari icyo dufashe noneho tuvuge ngo uriya mwaka yindi igiye kuza wenda aratugezaho ibindi bintu aduhishe muri uriya mwaka iyo ni kado ya mbere abayobozi n'abandi babifite mu nshingano babone ko hari abantu badateze kurekura as long as wowe utaza ngo umereze fandi yawe sibyo bro iyo tubivuga nubwo utamereza fandi yawe kugira ngo mbone Antoinette nanjye ndakomeza nishakemo ariko menya ko duhari yes turahari menya ko duhari kandi twiteguye kwihangana uwo munota twarawihanganiye tubonye Antoinette twiteguye kwihangana n'undi wa kabiri tukabona na Seburiko murakoze birashoboka cyane ikintu Nkotanyi yavugaga birashoboka cyane mu by'ukuri twege nk'abajene nk'urubyiruko dufite imbaraga zo gukora musaza abitubwira nyakubahwa perezida wa repubulika arabitubwira cyane atubwira ngo mugomba kwiga kwishakamo ibisubizo cyane cyane nk'urubyiruko tugakoresha amahirwe dufite bro turi mu gihugu kirimo umutekano imagine bro mani hari ahandi hantu ushobora kuba uri mu muhanda uri gushutinga kamera bagahita bayitwara zose namwe bakabatwara ubwanyu ntugire n'ahantu bariza mani ariko twebwe uragenda ugatera kamera urumva warangiza ukagenda ugashutinga bro mani ntawe ugukoraho ntawe kubaza ngo wagwane ibaze nyine ibyo bintu byibuze natwe ayo mahirwe tukayakoresha tugakoresha bike dufite burya n'umuntu najya kugutera inkunga arakubaza ngo ufite iki ntabwo tuzagenda n'amaboko gusa atarimo ikintu ahubwo ugenda umubwira ati nari ngeneye iki gikombe cyuzuye none ibyo nari mfite nabishizemo bigera wanyuzurije ngakomeza ibyo bintu babyoroshye cyane hanyuma rero mu gusoza reka mbashimire mwebwe mwafashe umwanya mukumva iki kiganiro mwafashe umwanya mukadukurikira mwafashe umwanya mugatanga komenti zanyu ndetse n'abandi bakiri kuzitanga mutubwira ngo courage mutubwira byinshi byo guhindura muri Maneri Entertainment ndetse n'ibyo mushima ni ukuri turabashimiye kandi tubasabira umugisha ndetse nanone nongeye kubabwira ngo umwaka mushya muhire reka rero nshimire Warine sinzi niba ari ijambo rya nyuma buri wese yaza gufata byibuze nk'amasegonda nka 20 ashima abantu bamwe wenda b'umwariko kuri we yifuriza umwaka mushya muhire ndetse nanone anashimira abanyarwanda muri rusange ananabasezera muri kino kiganiro ariko ntabwo abasezeye kuri ino channel tubyumve neza reka dore kwa Nkotanyi kugira ngo tuze gusoreza ahangaha yes murakoze cyane ngiye cyo navuga cya mbere ndashimira CEO Maneri nkongera nkashimira cyane amaraso mashya dufite nka director Denis Sobrandi mushyara na amaraso navuze amaraso mashya kuko aryo akurikirana oya hari cyo wahinduye man hari cyo wahinduye waraje hari cyo wahinduye hari cyo wahinduye kuba umba yakoraga ariko ari fan ari kure ariko kuba ahari ubu ahari kuri field ari kuri field hari cyahindutse naye ndabashimira twihanganye kugira ngo ze ndashimira rero navuga ndashimira cyane abantu mureba iminsi y'igisambo mukavuga ko ibaryohera cyangwa se mukavuga ko mbishoboye n'abandi runaka dukinana ndashimira umuntu mpereza link akayifungura yego uriya muntu mpereza link wowe ukayifungura ndabizi umunsi umwe tuzaba turi guserebura golden cyangwa n'ibindi birenze zagutamo zamuha ka SMS akanyenyeri umwaka mu pyagara sibyo ku bayobozi bacu umwaka mu pyagara ku batari hano n'abari hano umwaka mu pyagara bese abantu bose good shop reka twumve na Pazo nawe yari masoza murakoze nagira ngo nshimire ubuyobozi bwa Maneri rwose aho bukagira shimira abagize groupe yacu ndetse nanashimira abanyarwanda muri rusange bakomeje kudukurikirana n'abadutera inkunga mu buryo bugiye butandukanye ndashimira Musanze shop Musanze shop kabisa uri umuntu umugabo cyane kabisa
mvuga ko tugushimiye ndashimira buri muntu wese ufungura link yanjye nayimuhaye ayemba ari wose ko mushimiye ndashimira n'abantu bakomeje kudusapotinga mu buryo bugiye butandukanye ariko by'umwihariko ari abantu ushimira cyane agira ngo nshimire Maneri CEO kabisa nshimire na producer nshimire n'umuntu bita Gasongo umbari nanga munze kwita Timaya man ibura Timaya tunajya kura nkabona ni sawa cyane burane fresh cyane nawe ni umukinnyi umwe mu bakinnyi bo muri Maneri Timaya uri wose wumve ko njye gukoresha po kabisa uri umusaza cyane ndagira ngo nshimire Bega na kubona ikiza abanyarwanda muri rusange komeza no kwifuza umwaka mushya muhire murakoze cyane kandi mukore mu supporting ibikorwa byacu Aline murakoze cyane mbere na mbere nshimira abayobozi bacu abo dukorana nyine muri filime nyarwanda sinema nyarwanda nkongera ngashimira nanone abo ku nzego wenda z'igihugu kuko nibo babasha kuduhereza ripoti y'ahantu wenda twashobora gutereka kamera yacu tukaba twakina cyangwa twasohora ibihangano byacu runaka uburenganzira nabo ndabashimiye cyane aho bari bumve ko tubashimiye cyane nkongera ngashimira ku muntu ubasha gukurikirana ziriya filime zacu akaba yakora share comment nawe akomereza aho ngaho nanane mbere na mbere n'ubundi nongera kunenga nenga wa muntu umeze nkaho ntibindeba kandi wenda ushobora kuba turi kumwe muri groupe cyangwa muri filime simega yabuze akabireba agatambuka cyangwa n'uwo bahaye link ntafungure ngo arebe nawe ndamunenga urundi ruhande nanabifuriza umwaka mushya muhire Maneri ni gisoza ni wosoza ntabwo wasoza utatangiye gira ikintu bw'abanyarwanda mbite nsoza ikiganiro ngiye nk'umuntu w'umujene nta bintu byinshi cyane ndabashimiye by'umwihariko nshimiye Imana rugira yo ibasha kunshoboza no kundinda no kundindira abantu no kundindira famiye no kundindira igihugu muri rusange ndetse n'isi yose Imana ihabwa icyubahiro ku bwa byose kabiri ndashimira umugore wanjye madame Kibamba ndashimira umukozi wanjye ndashimira umugore wanjye kuko hari umugore uzana ufite projet cyangwa intego zawe akazideviya kuba tugeze hano rero nge akenshi umugore wanjye nawe afitemo uruhare runini cyane runini kurenza nanjye nzamuzana ntimugire ikibazo abatamuzi nzamubazanira ariko baranamuzi ariko wenda ntibamumenye aradusapotinga cyane kuko kugira ibi byose mbashe gushora amafaranga muri ibi mbashe kugira gutererere n'iki akigomwa n'iki n'igihitana aba n'iki kubera ko mba nagiye muri ibi byose akabyihanganira ndamushimira cyane gatatu ndagaruka ndashimira abantu dukorana muri iyi timu ngari arumva abakinnyi ba filime abadirector abanditsi abakora ama sound abakora studio ya Muri Codes nayo ndayishimira n'abayobozi bayo bose mwese muri rusange ndabashimiye nadukora yashaye hanyuma ndagaruka kuri audience idukurikira ireba twebwe ibyo tuba twateguye twabibagezaho mukabikunda mugafata umwanya wanyu mukabireba mugatakaza umuriro wanyu amayinite yanyu mukareba mukabasha kumva ubutumwa twabateguriye respect ndabubaha cyane kandi murakoze cyane mugumye mudukurikirane tufite byinshi byiza hanyuma soza icyo nabwira abantu mwese muri rusange no kwifuriza ishya n'ihirwe muri mwaka dutangiye 2025 uzabira amata n'ubuki muzawurye ntuzabarye icyo muzakoraho cyose kizabahire Imana izabongereye kurama Imana izabaha imigisha Imana izaha urubyaro rwanyu imigisha imirimo mukora yose mukoza amaboko yanyu yose Imana ijye muyiha imigisha
Imana ibagirire neza, murakoze cyane. Nsoza rero njye ntabwo ndi butinde, nta nubwo namwe mwatinze sicyo nshatse kuvuga, ahubwo reka nsoze ngira ati mbere na mbere reka nshimire Imana n'abantu. nta nuko ndi buze gusoza nshimira Imana n'abantu, Imana idushoboza namwe mudushyigikira. Rero iki cyari ikiganiro twari turimo na bamwe mu bakinnyi ndetse bo muri Maneri Entertainment. Dufite timu ngari, ntago byakunda ko twese duhura hano umunsi umwe, ariko gake gake bose muzagenda mubabona, tuzagenda dukorana ibiganiro, ndetse nanifuriza abanyarwanda bose muri rusange aho muherereye, ndetse n'abashuti banjye aho muri mwese, ndabifuriza umwaka mushya muhire, muzawurye ntuzabarya ngiye kubicurika. Murakoze cyane, ni ukuri Imana igikomeza ibahe umugisha. Ciao ciao.